babinywesha vino, abapagana, abantu batubaha Imana barahangara, hari abantu bahangara. Iyo utamenya impamvu z'ubuzima uhagazemo ntabwo ushobora kunezeza Imana. Iyo utamenya impamvu z'igihe uhagazemo ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana neza. Rero mugarukira aho ngaho. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Turashima Imana muri iki gitondo kuko gira neza kwayo turayishimiye. Rero jyewe turi kumwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia, nk'abandi kumwe n'umukobwa wanjye nabibwire Alice. Ashimwe. Amen. Nanjye nitwa Alice Mujamariya, abandi umukobwa ushima Imana, Imana iduhana umugisha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki ni igitondo cyiza, ni igitondo cy'ihumure, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cyo kugirirwa neza n'Imana. Imana ni igitondo yaturemeye kugira ngo tuyishimire, kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tuvuge neza y'Imana. Ndashima Imana cyane kubw'uko yampaye agakiza. Mbere ya byose Imana yampaye agakiza, yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha, yankuye ahantu hakomeye. Iyo umuntu akijijwe, gukizwa ni ubuntu, ntabwo wabona icyo utanga kugira ngo ubone agakiza. Ariko iyo umaze kugirirwa ubwo buntu, ntubizirikane, ntumenye ko ari neza y'Imana ikugiriye, ubwo buntu bushobora no kugucika. Ari byo nje kubwira bene data badukurikirana, kugira ngo niba warakijijwe ukagirirwa ubwo buntu, Imana ikaguha agakiza, ntabwo wabona icyo ugura agakiza, ni ubuntu. Ugakomeze ukarinde, agakiza kararindwa, ukagundire, uhagarare mu ruhande rw'Imana, uyikomezeho. Agakiza ni ikintu gikomeye cyane. Turi hano rero twaje kuvuga inkuru nziza ya Yesu Kristo ko ari umwami, twaje kuvuga ineza y'Imana, Imana yacu nziza, Imana yumva gusenga, Imana itarobanura ku butoni, Imana ikunda abayikunda n'abayishakana umwete bayibona. Tujya dutambutsa ibiganiro kenshi tukavuga ukuntu Imana izirikana, kandi koko Imana irazirikana. Imana irazirikana iyo wakijijwe ukabana nayo, kabona niyo wagera mu bibazo, Imana irakuzirikana, ikamenya yuko igihe ugezemo gikomeye, hanyuma ikabana nawe, ikagira ikintu ikora. Imana yacu irazirikana. Rero ndagira ngo uyu munsi tubwira nk'abakristo, cyane cyane ndavugana n'abantu b'abakristo bamaze gukizwa, bakemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibo ngira ngo mvugane nabo. Gukizwa, urakizwa, ariko uba utangiye urugendo, hari urundi rugendo ubutangiye, hari indi ntambwe ubuteye, bigusaba gukomeza, ukarinda ka gakiza, ukarinda icyo Imana yakuvuzeho, ukakirinda ukagihagararaho. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku mpamvu. Abantu benshi barakizwa, ugasanga rimwe na rimwe umukristo arakubwiye ngo jyewe ntarakizwa, ibi nari ntarahura nabyo, ntarakizwa, nari ntaramperanya, ariko mu by'ukuri si byo. Iyo umuntu akijijwe, agakiza karimo byose, nta kintu waburira mu gakiza. Ahubwo ibyo umukristo agenda ahura nabyo rimwe na rimwe ugasanga arasa nk'utakaye, biterwa n'impamvu. Uyu munsi turashaka kuvuga ku mpamvu. Hari impamvu zigera nko kuri 3 nshobora kuvuga. Ushobora gukizwa, iyo umaze gukizwa ushobora guhura n'intambara, wari mu kazi ukagahera kukavamo, nabwo ni impamvu, hari impamvu yabyo. Ushobora gukizwa, waba ukijijwe, wari ufite urugo, ugatangira kubona bigenze nabi, nabyo ibyo bifite impamvu. Rero agakiza karukwako, n'umyifato y'uragakiza nayo iri ukwayo. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ndavugana n'abantu b'abakristo, namwe mutarakizwa mushobora kuba mudukurikiye, mumenye yuko agakiza kabamwe ibintu byose, nta kintu waburira mu gakiza. Yesu yaravuze ngo mukiri ku isi zabakubira 100, ngo kandi na nyuma mbaho ubugingo buhoraho. Hano ku isi ntabwo abarokore babaho nabi, babaho neza, kiretse bidakijijwe neza. Bikijwe neza mu Mana habamwe ibintu byose wakenera.
nta bindi wakwifashisha ngo reka ndebe reka ngire ntya usenge kandi urangiza ujye gushaka izindi mbaraga. Oya, Imana irihagije, Imana dusenga irihagije. Nzabaha ubuhamya mbabwire ukuntu Imana ibyo niboneye ubwanjye, aho Imana ikura umuntu ishobora kukugira icyo utari cyo. Nzababwira kandi n'ubundi mu by'ukuri namwe murabibona, muri abagabo bo kubihamya abantu bamaze gukizwa. Nimereke dukunda Imana tuyikomezeho. Uyu rero munsi turareba ku impamvu umuntu ahura n'ibibazo, impamvu umuntu asenga agatinda gusubizwa, impamvu umuntu ashobora gusa nk'usubiye inyuma kandi yarahageze, impamvu y'ibintu bikubaho. Hari ibintu urimwo wowe udukurikiye ariko biba bifite impamvu, kugira ngo n'ubutaha ikindi kintu uzageramwo uzasenga ari kuvuga ngo iyi ni impamvu ndi muri iki kibazo, ni ukubera iki, impamvu ndi muri ubu buzima. Kandi si ubuzima bubi gusa, hari impamvu y'umuntu, impamvu iha umuntu akazi ngo akore, impamvu iguha urugo, impamvu igukura mu bushomeri, biba bihari. Ntabwo ari ukubona akazi gusa, ntabwo ari ukubaka inzu gusa, ibintu byose ubona uri mu gakiza biba bifite impamvu. Uyu munsi rero turavuga ku ijambo riri mu gitabo cy'abacamanza. Turareba mu bacamanza, reka rise ahare adufashe. Turareba mu bacamanza ibice bitandatu, ibice byaho bitandatu. Turareba ku murongo waho wa gatandatu, reka bariho duhera. Ariko umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani. Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, Imana ibabwira impamvu. Ndashaka kugira ngo impamvu utinze gushaka kandi uri umukobwa ukijijwe, utifata nabi, utiyandarika, impamvu utinze kubona akazi kandi mu by'ukuri wubaha Imana, uri umukristo usenga, impamvu uhuye n'iki kibazo ubundi hari imikorere igera kuri 3 nabivuze. Ushobora kugeragezwa ari ukubera shitani ishatse kukugerageza mu gakiza kawe. Ushobora kuba ari ishuri ry'Imana ishatse kukucishamo kugira ngo aho naho higa uhamenye, uzabwira abantu imbaraga z'Imana. Ushobora kuba ari nabwo ari n'ingaruka z'ibyawe, ingaruka z'ibyo wisigarije, zikaguteza ibibazo, zikaguteza guhera ku musozi, ingaruka z'ibyo wisigarije. Ariko rero ibintu byose mu gakiza ibikubayeho biba bifite impamvu. Aha rero tubonye ijambo ry'Imana mu bice bitandatu mu gitabo cy'abacamanza ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, barabanesha. Ariko Uwiteka ababwira impamvu. Hari abantu benshi basenga ugasanga umuntu ari mu masengesho akaba ati ntabwo mbyumva, maze gusenga iminsi 3 ntabwo mbyumva, Imana ntabwo yiri kuvugana nanjye, ntiri kubikuraho, muri 40 narayikoze. Ariko mu by'ukuri ntuzi impamvu y'ikibazo urimo, ntabwo uzi impamvu y'ikibazo urimo, kandi iyo usobanuje Imana iragusobanurira. Turagira ngo rero iki gitondo umukristo agomba kumenya impamvu y'ubuzima ahagazemo. Se kuki natinze kubyara, n'abarozi, ni shitani iri kugira ngo ingerageze, ni ishuri Imana ishatse kunshishamo, ni ingaruka z'ibyo nakoze. Kuko hari ingaruka z'ibyo umuntu yisigarije zigenda zigaruka ku muntu, ingaruka z'ibyo wisigarije. Hakabaho ingaruka z'ibyo wisigarije ugasanga ziguhejeje ku musozi, ziguhejeje ku kibazo. Ariko reka turebe Abisirayeli ngo bari abantu b'Imana, bari baravuye muri Egiputa, bahagurukijwe n'Imana ibwiye Mose iti numvise gusenga, numvise gutaka, subira muri Egiputa ubwire Farawo arekura abantu banjye bajye kunkorera. Imana ijyana nabo, ibaha amabwiriza, irabayobora, ibambutsa inyanja itukura. Ariko ntaho bigeze batsindwa igihe bari mu ruhande rw'Imana. Aha rero ngo Abisirayeli, Abamediyani barabanesheje, barabahabye, babakura mu byabo, barabahungisha, babakura mu mazu, babakura mu mirima bahingaga, babazamura mu bibaya, babaraza ahantu mu mashyamba, bagenda babahunga. Baravuga bati kubera iki Imana ituretse, kuki intambara itunesheje, ibi bintu bitewe n'iki, uru rugamba ruturutse he? Ngo ariko Uwiteka ababwira impamvu. Urasabwa kumenya impamvu z'ikibazo cyawe, urasabwa impamvu uzimenye, ujye umenya impamvu utinze ku musozi. Ngaho dufashe dusome mu izina rya Yesu. Amina.
nuko abisirayeli bariheba cyane kubw'abamidiyani nuko abisirayeli bariheba cyane kubw'abamediyani bahera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe abisirayeli batakambira Uwiteka kubw'abamidiyani. icyo gihe batakambiye Imana kubera abamediyani. Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa. ahantu nabakuye Imana ibonye bataka basenze, kuko nta gihe cyose tuzajya imbere y'Imana ngo ducecekane. Iyo turi imbere y'Imana itubwira impamvu, ikakubwira iti mwana wanjye ihangane, ndi kugutegurira ejo hazaza, ihangane, ubwo bukene ntabyo bwagutwara, iyo nzara ntacyo yagutwara, iyo ndwara nzayikurenza. Iyo turi imbere y'Imana, Imana ivugana natwe. Iyo turi imbere y'Imana, Imana iradusura. Ntabwo twaba imbere y'Imana ngo ituninire. Abisirayeli icyo gihe barataka, bari bafite ikibazo cy'abamediyani. Imana irababwira iti nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa. Nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo ariko mwanga kumva. Imana ishimwe. Irababwira iti mwibuka aho nabakuye mu gihugu cy'Abanyegiputa, mbakura mu maboko y'ababarenganyaga. Korona nta kazi ufite, ntabwo yabyibagirwa ko yagutungiye mu mujyi igihe wari ushomereye. Ntabwo yabyibagirwa ko yaguhaye kubyara bari barakuroze, ikakurwanirira ikagukiza. Ntabwo yakwibagirwa imirimo yayo. Ariko yari yababwiye, hari amabwiriza bagombaga kugenderaho. Iyo umuntu akijijwe agira uko yitwara mu gakiza. Iyo umuntu akijijwe agira kumvira Imana. Iyo utumviye Imana igihe cyose biba ibibazo. Iyo utumviye Imana igihe cyose bigira ingaruka. Ariko Imana yo ni umutunzi w'imbabazi. Dawidi yabivuzeho aravuga ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana zihoraho. Ijambo Nehemiya yabwiye Uwiteka igihe yasengaga asabira Abayuda, asabira bene wabo b'Abisirayeli, yaravuze ngo ariko wibuke ko wabwiye Mose ngo nitukugarukira tukitondera amategeko yawe, ngo nubwo abacu bazaba barageze ku mpera y'isi uzabagarura. Bivuge ngo iyo tugarukiye Imana, iyo twumviye Imana, ishobora itugirira neza. Ni Imana igwije imbabazi. Abisirayeli rero bari bagize ikibazo. Ahangaha Bibiliya itubwiye ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, ngo batakambira Imana ibabwira impamvu. Si uko mu masezerano y'Imana harimo kuzarwanwa n'Abamediyani. Hari inzira nyinshi dutindamo, ariko mu by'ukuri ugasanga hari impamvu. Hari igihe dutinda mu nzira tugatinda mu kibazo, ariko hari impamvu, atari uko imbaraga z'Imana zinaniwe gukora, atari uko isezerano ry'Imana ryaheze. Haba hari impamvu. Iyo mpamvu rero imaze kuyimenya, wisubiraho ugasenga, Imana ikakugirira neza. Ndagira ngo iki gitondo bakristo bene data, abadukurikiranye mwese, mureke dusenga Imana ariko dushaka kumenya impamvu z'ubuzima duhagazemo. Se Imana yampaye agakiza kugira ngo gusa mbaho ngaho mbumukristo nzabona ubugingo gusa? Oya, hari impamvu Imana yaguhaye agakiza, kugira ngo ubwirize, uvuge ubutumwa, uvuge ko Yesu agira neza. Ibyo uceceka, ibyo ugira ubwiru, ushobora ngo Uwiteka aramubwira ati ni iki gitumye ugwa wubamye, ni iki gituma urira? Kubera ko Yoshua yari amaze kumva yuko yohereje ingabo muri Ayi, ngo Ayi abasirikare baricwa b'Abisirayeli, ngo havamwe ingabo 30, ngo n'izindi zihunga ikijyepfo. Kandi Imana yari yavuze yuko ihabagabije, Imana yari yavuze ko ihabahaye. Sanga n'uyu munsi ari ikibazo. Umukristo avuga ngo ariko ngo Imana yari yambwiye, ngo niyo yari yavuze ngo njye gukora, niyo yari yavuze ngo niyo yari yampaye rura rugo. Ariko hari impamvu urugo ruguhindutse, hari impamvu ubuzima bwanze,
nubwo Imana yabivuze. Hari impamvu akazi kanze, njya kujya muri kariya kazi n'Imana yari yabivuze. Warahageze, reba uko witwaye. Reba uko witwaye umaze kubona kariya kazi, reba uko witwaye umaze kubona uriya mwana. Wenda wasanga warabonye umwana ukamubyara warabwiye Imana ngo nta cyatuma ntagukorera, wamara kubona umwana iby'akazi iby'umurimo w'Imana ukabireka. Mbonye akazi Imana, ntabwo nakwirengagiza umurimo wawe. Uheruka mu rusengero utarakabona. Yoshua rero ngo asobanuza Uwiteka impamvu. Hati bigenze bite? Abisirayeli bishwe n'iki? Abisirayeli bapfuye bate? Abisirayeli bazize iki? Ngo ararira, agwa yubamye, ngo yiriza umunsi, niko Bibiliya ivuga. Ariko ngo Uwiteka aramubwira ngo ni iki bitumye urira? Urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Abisirayeli baracumuye, bakoze ku byashinganywe. Abisirayeli baracumuye. Imana yari yababwiye ngo mugende mutere mwice murimbure, ariko ntagire ikintu munyaga, ntagire ikintu musahura. Rero ngo witwa Akani, ukomeje ugasoma, Akani we ngo yafashe ku bintu by'Imana yari yababujije. Yafashe ku bintu Imana yari yababujije. Muri iyi minsi usigaye ugasanga abantu ntatinye fata ibikoresho by'Imana ugasanga bijyanye mu rugo rwe. Witwa Nebukadinezari yafashe ibikoresho by'igaburo ngo arabinyaga, arabinyaga arabizana. Umuhungu we Berushazari nawe amaze kuba umwami ngo arinezeza, akora ibirori, ngo abwira abantu ngo nimujye kunzanira bya bikombe byiza by'izahabu tubinyweshe, bimwe data yari yaranyaze yarasahuye. Babinywesha vino. Abapagana, abantu batubaha Imana barahangara. Hari abantu bahangara, ngo barabinywesha. Imana irababara. Berushazari ari mu kirori agiye kubona igikuta kiri kwandikaho ngo mene tekeri fariseri, ngo akuka umutima. Nibwo bahamagaraga Danieli ngo asobanure iyo nyandiko. Avuga ati ubwami bwawe bwapimwe, ntabwo bwuzuye, wahangaye Imana. Bene data bakristo bakundwa, mureke twubaha Imana. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, iyaguhamagaye no kubikora izabikora. Yoshua ngo agwa yubamye asobanuza impamvu z'ibyababayeho, avuga ati Imana niyo tureka, niyo utirirwa utuzana, uze ndacyavuze iki? Imana amubwira ati ariko ibyo byose uvuga ni ibiki? Uranshebeje, uru rugo rurananiye, ungiye gusubira mu rugo. Ariko haba hari impamvu. Imana yacu, Imana dusenga, Imana yaduhamagaye, Imana y'Isaka na Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana ya Aburahamu irihagije. Yabwiye Aburahamu iramubwira ngo imuka uve muri Uri y'Abakaludaya, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Aburahamu arimuka, afata imizigo ashyira ku mutwe n'umudamu. Baragenda batisugiye ngo ndagiye. Niyese ngo Imana izahanyereka. Yizera Imana, yumvira Imana. Imana ibwira Yoshua ati Abisirayeli baracumuye, bakoze ku byashinganywe. Ntugakore ku bintu by'Imana, ntugahangare imvugo y'Imana, ntugahangare ibikoresho by'Imana. Ukimara gukizwa hari iby'Imana yakubujije, hari ibyo watinyaga. Wumva gutasambana, wumva gutakwiba, wumva gutanyonga umunzane, wumva gutagera ku mupaka ngo ubeshye, wumva gutagera ku kibuga cy'indege ngo urebe uko ubigenza, wumva gutagera muri reveni ngo urebe uko. Ariko hari ibintu umaze guhangara uri umukristo. Ukimara gukizwa hari ibintu watinyaga. Rero ibintu byose biba ku mukristo biba bifite impamvu. Biradusaba yuko tumenya impamvu z'ibyo tugezemo, z'ibyo turimo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusengere abantu badukurikiranye. Uyu munsi Imana ibaha imbaraga. Imana ibakore ku maso, mumenye uko Imana ibana n'abantu bose. Ntabwo irobanura, abayishakana umwete barayibona. Imana igira neza, Imana irica igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo. Irihagije mbega. Imana irihagije.
yabwiye Mose ngo nitwishobora byose. Imana yacu ishobora byose, nimuyizere. Imana yacu ishobora byose, nta kijya kinanira. Gusa tunanirirwa hehe? Kutamenya impamvu z'ubuzima turimo, aho niho dutsindirwa, niho tunanirirwa, niho tunesherwa. Ukavuga ngo jyewe Imana yaranyanze. Ntabwo Imana yangana, Imana ni urukundo. Jyewe Imana ntinkunda, jyewe Imana yaranyibagiwe. Ntabwo yakwibagirwa, ikwibagiwe ntabwo uba ukimeze utyo. Irihagije. Ahubwo menya impamvu z'ikibazo urimo. Reka tubasengera Imana, hanyuma Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Tubasengera Imana, Imana ikugarure mu murongo, ntuteshuke. Imana ikugarure mu murongo, wongere wibukirize, usenge ubaza Imana impamvu. Ubu amasengesho usenga, jya ubanza ubaza Imana impamvu z'ubuzima urimo, kuko ni Imana ishobora byose, ntabwo yaguheza mu kibazo. Murakoze kudukurikira nkuko twababwiye. Amazina yanjye ni Gatera Jose, guturuka muri Philadelphia. Nkaba ndi kumwe n'umukobwa wanjye Alice, yaje kugira ngo dufatanye uyu murimo w'Imana, tuvuge inkuru nziza ya Yesu Kristo. Mureke tubasengere. Ese urashaka gukizwa? Urumva hari ubuzima unaniwe? Urashaka kuva mu byo wari urimo? Warakijijwe ariko wumvaga warateshutse, kuko no guteshuka bibaho. Wumvaga hari ahantu waruri, wumvaga na ubwawe wumvaga nta mbaraga zikikurimo, ariko irakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo nuza nawe gusanganire kugirire neza. Urakoze Mana yacu, turagushimira ijambo ryawe, turagushimira kugira neza, turagushimira ko uri Imana ishobora byose. Wakijije Abisirayeli amaboko y'Abamediyani, ugirira neza Abisirayeli, bambutse inyanja itukura, bambutsa Yorodani, usenya Yeriko. Izo zose ni imbaraga z'amaboko yawe. Turabigushimiye uhereye kera uruko wahoze. Ijambo ryawe nurisohoze, risohoze icyarizanye. Buri muntu wese uryumvise rimukize, ni umuti n'inkota y'amugi abiri. Abantu bose nibihutire kukumenya, utanga imbaraga. Abakeneye agakiza nukabahe, abarushye n'abaremerewe nubaruhure, abahombye bakureho igihombo, abashonje bagaburire. Uri Imana yacu ishobora byose. Ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Amen.